The Zoom TV 24. Abasuje abakunzi ba The Zoom TV, uyu ni wa mwanya wa The Zoom Talk, aho tuba tugira inama umukunzi watwandikiye. Uyu munsi hari umusore watwandikiye agisha inama. Nawe watwandikira tukakugira inama, wakoresha iyo nimero ureba hasi, nkwibutsa gukanda subscribe ugakurikirana mu bimwe mu biganiro byacu. Keep in touch. Tukaba tugeze mu kiganiro cya Talk to Zoom, aho tugira inama abakunzi bacu, muka muri bubane nanjye Ingabire Liliane. Okay, ngira ngo nda Liliane abantu batwandikiye ninde watureberana gahita wadufasha katusomera ukatubwira cy'abakunzi bacu. Ari kumbwira ngo ndiboneye, ndabizi ko ndiboneye, reka tuze tukugira inama rata. Batwandikiye hagati abantu benshi tubibutsa ko mushobora gukomeza gukanda subscribe kugira ngo uzajye mubona izindi video zitandukanye. Ikindi nawe wifuza kutwandikira nyine watwandikira tukakugira inama. Keep watching The Zoom TV 24. Dusomere yatwandikiye ngo iki? Iyo nimero niyo wandikaho tukakugira inama. Umuntu watwandikiye yagize ngo ndagira ngo mungire inama. Nari mfite umuhungu w'inshuti yanjye, nakwita ko ari inshuti yanjye magara. Nuko nawe yari afite umukobwa bakundana. Ariko nanjye uwo mukobwa tuganira bisanzwe, umunsi umwe ajya kumusura. Uwo muhungu bakundana ari we inshuti yanjye ashaka kumufata ku ngufu. Umukobwa arampuruza njyayo, nuko bituma atamufata ku ngufu. None byabaye inzigo ikomeye hagati yanjye n'iyo nshuti yanjye. None ubu umukobwa ashaka ko ari njye twakundana. Mwami inama yuko nabyitwaramo. Umva ukuntu ikibazo kimeze. Umuhungu afite umuhungu w'inshuti ye magara. Byanze bikunze umuhungu w'inshuti yayo magara ubuziranye n'umukunzi we munaganira bisanzwe. Noneho rero umukobwa yagiye gusura umukunzi wiwe, urumva? Noneho biba ngombwa yuko nyine biba ngombwa yuko umukunzi we yifuje yuko nyine bakora imibonano mpuzabitsina ku ngufu, kuko ngiye gufata ku ngufu sinjya mbyemera. Ndabyemera birashoboka. Ntago ngiye mbyemera. Ariko nanjye ntago mbyemera. Yashatse yuko bakora imibonano mpuzabitsina ku mbaraga. Noneho umukobwa ahuruza ya nshuti magara y'umukunzi we. Inshuti magara ye iratabara, itabaye itesha umuhungu kugira ngo yaramutesheje umuhungu. Ibyo bintu rwose ntiyabyishimiye, kuba inshuti yari imutesheje kwifatira ku bintu. Noneho havukamo inzigo. Havukamo inzigo. None se ndabeshya? Havukamo inzigo ikomeye. Inshuti magara zirashwana kubera ko imwe yatesheje undi umukunzi wiwe. Noneho umukobwa abonye uburyo umuhungu yamutabaye, aravuga ati twikundanire. Ati twikundanire tunibanire, ngewe rwose uriya muhungu sinyira mukunda. None umutipe yabuze ukuntu abyitwaramo. Okay, ngiye cyo numva wenda hagataho. Okay, umukobwa nyine yarebye uri umusore ubwo aravuga ati uyu muntu ni umunyempuwe, umuntu wantabaje, aracyafite agatima. Ariko ikindi aravuga ati umukobwa yifuza ko umuhungu babana. Ni umukobwa ubyifuza. Ngiye cyo rero navuga kuri ibi cyambere nuko urukundo burya se nasubwa amubonye umunsi umwe ahita mwifuza koko. Nanjye ubwo byo nibyo ndi kwibaza. Kami ngo nago ari kubisobanukirwa neza, reka ngo subiriremo. Akwese kamera kamubwiye ko Kami ukuntu bimeze. Weho ukundana na Gahita. Urumva Gahita ni inshuti yanjye gucyo tumeranye. Noneho ujya gusura Gahita ashaka kugufata ku ngufu. Utabaza uramamagara njyewe. Umamagaye njyewe ubona ko noneho kunabwi wenda nabujije Gahita sini yagufata ku ngufu cyangwa aratabara. Noneho byarara ukuntu bimeze rero utangiye kujya unyiyumvamo. You get me? Already twaratandukanye nge nawe. None ushaka ko ngiye ngunda nawe kuko nagukije Gahita urije kugufata ku ngufu. Twatandukanye arashaka gufatira ko wamukije. Okay, rero yagendeye ku marangamutima. Wewe kucyo waruvuze yakanya gato kandi. Wewe kucyo waruvuze ngo yamubonye umunsi umwe aramukunda, wibuke yuko bamaze igihe baziranye. Ari inshuti baganira nyine. Gusa cyo nabona amarangamutima y'igihe gitoya. Nanjye ndumva ari ko umuntu yagutabara ni byiza n'ubundi busanzwe n'ubwo umuntu yawugira. Okay, niba wumva mwakundana ariko ntabwo mwakundana kuko yagukijije ko bagiye kubufata ku ngufu. Ni umuntu yagize ariko none nta wamenya. Nose ariko twibaze ikindi kintu. Nanjye nabaje ko hari igihe ushobora kuba ukundana na Gahita n'urugero Didas ari inshuti yanjye
ariko ukabona imyitwarire ya Didas ukabona iri perfect urayishima ukabona ni umuntu ushima ariko kuko wamaze guhitamo Gaeta ntabwo wakundana na Didas sibyo ariko uyu munsi wamara gutandukana na Gaeta kandi Didas yanagukoreye geste nziza noneho ukumva noneho ibintu bikuzuyemo urukundo ruraje rubaye rwinshi cyane njye ntabwo navuga ngo wenda yagendeye ku marangamutima y'ako kanya icyo sinakigendera none se ubukabiri bibaho ko umukobwa yishimira akantu gatoya agahita atangira no guhinduka agahinduka atabitekereje icyemezo bibaho ko nyine geste y'akanya gato ishobora kugukurura ukumva umuntu mwakundana mutabwiye bibaho bitewe n'umutima w'umuntu aba bakobwa bagira imitima itandukanye hariho umukobwa ushobora kugakorera bikamukurura koko hari n'uwo wabikorera umva akamera nk'utanigeze abyiyumvamo ba military cares so military cares rero abo ngabo ntabwo wajya kubaza n'ibintu nk'ibyo uramutara atakubwira ati peace man merci nyine byarangiye ariko wa wundi ufite mu mutwe horoshye umukorera akantu akarara akubwira ati umva twibanire ejo mu gitondo kuko si no gukundana ahubwo twibana ariko ntitwirengagize kino kintu mwemera yuko hariho igihe nk'umuntu agirana relationship n'inshuti y'umukunzi we ihambaye murabyemera wenda ikintu kibatangira bariya ihari akaba ari uko nyine ni inshuti y'umukunzi wanjye murabyemera ko iki kintu kibaho none se kuki iyo situation kuki tutayishyira kuri aba bantu ubundi se kuki ari we yatabarije mbere nuko ari we wari uri hafi kuki ari we yatabaje mu nshuti ziwe zose kuki wenda atahamagaye muri umuna w'umuhungu yavuze ko yamutabaje kandi ikintu cyari we yatabaje ikintu cyatumye amukunda nuko yamukijije umuhungu wari ugiye kumufata ku ngufu n'ubwo ari inshuti uyu mujama kandi ikintu ashaka nuko tumugira inama we wamugiriye inama njereka mubwire inama rero ngewe namugira si umuhungu watugishije inama ntabwo ari umukobwa watugishije inama uyu mutipe rero ashobora kuba ushobora kubona akamikazi yikundanira n'inshuti yawe ariko akavuga ati cyakami ni igikobwa cyiza afite imico myiza ameze nyine nawe ushima uko ameze ku buryo umubonye utamwirengeshwa ariko ukavuga ati kubera ko nyine akundana na Didas nta kundi nyine ariko akami nanjye rwose ankunze nanjye namukunda abaye ari single umutipe nimba yumva uwo mukobwa amukunda kandi akumva yiteguye kurwana struggle urugamba rwo kuvuga ngo kuko gukundana n'umuntu wahoze akundana n'inshuti yawe magara kandi inshuti yawe magara mwarashwanye mupfuye uwo muntu ni urugamba cyane urugamba rutoroshye nimba yumva amukunda ku buryo yiteguye kurwana urwo rugamba ayo masasu yose akayahagararamo sibyo namukunda ariko nimba yumva nawe agiye kubijyamo nyine atabirimo ngo nuko ngo umukobwa ngo yamubwiye ngo ibiki n'ibiki nabivemo batazamuca umutwe njye ikintu numva nanone kuri aho buriya gukunda umuntu w'inshuti yawe urumva biragoye buriya kuba wowe kamwe wakundanaga na Gaeta ari inshuti yanjye washwana na Gaeta njye nawe tugahita dukundana uko byagenda kose Gaeta azahita yiyumvamo ko nabigizemo uruhare kugira ngo batandukane rero njye cyangwa nakumva uriya musore nuko yakunda undi mukobwa yari asanzwe akunda ariko nakundana n'uyu mukobwa ujya mu nshuti washobora kuzagira ngo niwe wabaye intandaro yo gutandukana ni ngo rugamba ugasanga urukundo ntabwo rugendera kuri ibi ngo kuko yari inshuti yanjye niba yiyumvishijemo kumukunda ni evenifu hazi nyine aramukunda birangiye nta n'ubwo yego uwo muhungu bakundanaga nk'aho atanamukundaga cyane kuko umuhungu ujya gufata ku ngufu gusa yarakundagara ese nimba yari yaramwimye kwihangana niyo mukunda ariko ari kwihangana mbere ari ukuryamana mbere ariko ntabwo ari bose ntabwo uyu mutipe yatubwiye imyaka bari bamaranye nuko bari makumyabiri niyo yaba 50 niyo yaba 100 yakwihangana mu rugo ubundi bajye bari ariko ubundi ku ngufu muvuga ni he aho batubwiye ubundi ikintu bita gufata ku ngufu ni igihe ushatse gukora ibintu utabyumvikanye n'umuntu ugiye kubikora kubikora mutabyumvikanye ku ngufu ni ibikiza kubikora mutabyumvikanye nyine ariko ikinyarwanda mureke kanjye kureba ko kamera iri kwirekondera yereka ngiye mbabwire ngiye nkurikije ko uwo muhungu yashatse kumufata ku mbaraga nanjye ndabishigikiye barangiza ngende kumva atanamukunda ngereka mbabwire nanjye ndumva atanamukunda kuko uburyo ukunda umuntu ngo mwifurize icyiza ngereka mbabwire niba so oya ni duca urubanza wenda yaranamukundaga ariko wenda umubiri waranze
umubiri wanjye se ntukontorora ariko reka tugire inama uyu mutipe tureke kujya muri relationship kuko ntituzi ibyayo uyu mutipe yikundire wa muhungu we ntereka mwibwirire rwose mbikubwire nk'umuhungu mugenzi wanjye gukundana n'umuntu wahoze akundana n'inshuti yawe ni ukwishyira mu muriro kereka nimba umufitiye urukundo rwa rundi ruhambaye ku buryo uvuga ngo nibashaka bazananwike nta kibazo nzaba nziza ukuri nzaba nziza umuntu nkunda ariko nubwo hataba haravutsemo icyo kibazo gukundana n'umuntu wahoze akundana n'inshuti yawe hazamo ibintu byinshi sibyo none inshuti yawe yari inshuti magara ngo mufite inshuti nyinshi ziri iruhande rwanyu mwari mufite bose bagenda bavuga ko ni wowe wagizemo uruhare kugira batandukane kuko ntabwo wasobanura yuko geste imwe yabaye ariyo yatumye ukundana n'umuntu n'ubundi muba mwari musanzwe mufitanye connection ihambaye njye ndi kumva uyu muhungu niba wumva ubona umukobwa ari type yawe umwishimiye uranamuzuza imico ye rero nakugira inama yo kumukunda rwose nta kintu cyakuza kumukunda ibyo ngibyo byo kuvuga ngo kuko inshuti yawe bagashwana ni amafuti yiwe kandi nta n'umuntu udakosa ibintu bifite aho birangirira bikagera n'aho bitangirira ubwo aho niho hawe ho gutangirira courage cyonzi cyuri ko mwamikazi nawe nambwira inama cyangwa njye ntabwo namushuka ubundi urukundo rugira ibyago kandi rukora icyo rushaka njyewe icyo namubwira nabe maso nicyo namubwira kuko sinamubwira ngo kundana n'uwavuyeho sinzi uko ameze n'uwagiyeho sinzi uko ameze kuko ushobora gusanga kuko iyo abantu ari inshuti burya akenshi baba bahuje imico mbyumva ndumva yabanza agashishoza akamenya ese koko arankunda cyangwa nawe agiye kuba nka wa wundi ikindi bayakomeza oya ntacyo njye ikintu kiri kumbabaza ni uko iyi nama tutari kuyigira uriya mukobwa arajagaraye ariko urukundo rujya aho rushaka uriya mukobwa afite akavuyo mu mutima wiwe nyine arajagaraye amahitamo ni urukundo rwa none se we nimba ni gute uva ku nshuti yawe mupfuye ibintu bikomeye nka biriya ukajya ku nshuti ye magara ibisa birasabirana burya ntibazanakoresha ariko nanone reka nkubwire niyo mpamvu mbwira uyu muhungu ngo nakipinge careful kuko n'uyu mukobwa ashobora kubikora afite impamvu uyu muhungu we nta kibazo yifitiye ahubwo umuhungu ni ukumuganira n'ikibazo ahubwo umukobwa ni uriya mukobwa yawe rero watugishije inama tukamubwira uburyo ajagaraye mu mutima uriya muhungu no mu mutwe areba uko bimeze uyu muhungu ahubwo ashishoza areba cyane kuko njye ndumva ariko bro njye nakugira inama yo kudakundana nawe wangu mureke ikindi wenda musoze dore ko nawe mugiye kubonama gusa ahubwo rati icyo twavuga ni uko byagenda kose kuri nyewe kuri view yanjye gukunda umuntu wahoze akundana n'umushuti wawe nyaboneka ni ibintu bigoye cyane ashobora no kuzakwishyiramo wenda akavuga ati niwe watumye mutana kuri view yanjye numva mutabana cyangwa se utamukunda ugashaka abakobwa hano mu Rwanda barahari benshi waza tukagwana Liliane cyangwa Kami cyangwa tukabahagarira n'ibyuma bya Dezumu byatera Zuma si uko ko turi kamera turi ubundi hari abakobwa bitwa ibyuki ba bakobwa baba ari beza cyane ubona bafunze ubona bafunze ahantu hose buzuye iyo noneho umuntu arenze kuba icyuki aryana mu maso aba ari icyuma kandi buranga umukobwa mwiza ariko nanone ushobora gusanga nk'uriya mukobwa ari mwiza cyane uyu mutipe atanamwitesha ariko yes reka dusoreze hano kabisa nawe utarakanda subscribe kananditse subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye tasangande ikindi wifuza kugisha inama twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp tugende nawe tugirana inama ari igitekerezo cyanyu ushobora gutanga ariko urumva ko agakorora kaba kamfata ariko abantu ari nubwo rimwe na rimwe bajya muri comment bakandika kugira ngo tubashe kugirana inama ikindi tukunda kubigarukaho turi umurongo mugari mu byango mugari cyangwa umuryango mugari abantu benshi baba bari Burayi tugenda tubasuhuza bari za Kenya abantu benshi badukurikira bari Burundi ngaho ego me tubabwire ngo turabakunda namwe muze muza kuturaba tuvugane ngene ibintu bibe bikwiye gushikamo abantu bari Uganda mwosuzo mucya ari ikiganiro sebo yes tubashimire cyane wowe ushaka kutwandikira wandikire Liliane ni usoma ubutumwa bwa mbere ndifuza kukubona wanyandikiye uyu niwe musomyi ubutumwa uzakurikiraho ni Liliane uzabusoma uzakurikiraho ni Kamikazi
Kamikazi ariko amazina ye kuri Joan ariko izina ryanjye riraba confusing bizajya gushaka irindi. Okay, tubashimira keep watching The Zoom TV. Keep in touch.